icyo abantu ntibari bakizi. Noneho ndareba ndakitegereje ariko ndabona ari cyiza gutyo. Ati reba neza urebe niba atari urubuto rwariweho. Yego. Ndikanga muri uko kwikanga byashwirira nambwira ngo urwo n'urubuto rwariweho rwa rundi Imana yabujije Adamu muri Edene. Yesu narikanze ndavuga ni kwa noneho Imana yabaye nk'inkumura, nk'imfungura amaso, nk'ikintu kimvuye ku maso. Mu kanya gato nari mfite iyo logo imbere yanjye ndimo kuyireba ariko nabonaga ari ikintu cy'ikirogo, ari logo nziza ariko nari ntarasobanukirwa na gato. Iryo jwi rimaze kunganiriza cya kintu kimva ku maso, noneho ndabona neza cyane ko ari pomme yabaye croquet yariweho. Yego. Pomme yariwe. Yego. Noneho ndavuga ni c'est pas possible, ibi ni ibiki? Hahandi noneho yishurirwa rije biza ryuzuye. Wumve ko umuntu ufite iPhone ari mu yandi maboko. Exact. Hanyuma iyo bya cryptocurrency, amafaranga, ama exchange cyangwa se ibintu by'impinduka biri kumeza biza, biragaragara ko mu gihe cyazaza impinduka zizabaho n'ibyo, ariko twese tugomba kubaho buri munsi dusenga tutiringiye ubuhanuzi bw'abantu. Hazaza n'ibindi byinshi ariko bishobora kuzagira gute, kuzaducalenginga n'ibyo, ariko twige kubibamo. Hello my people, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza cyane. Igitondo cy'uyu munsi, uyu munsi ni kwa gatandatu, ngo weekend yamaze gutakaramo cyangwa se yamaze kugera mu mujye mureka nkoresha izi mvugo rimwe na rimwe kuko nanjye ndurubyiruko. Nizere ko meze neza aho muherereye ariho hose, cyangwa se nawe waba utameze neza. Ikibazo ni ikibazo cy'igihe, naho ubundi ibihe bibi bibaho, hakaza n'ibihe byiza, nta muntu utinda mu bihe bibi. Ubundi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga bati igishoro cya mbere n'ubuzima. Niba ufite ubuzima ukaba bitari kugenda neza ku buryo bw'umufuka cyangwa se bifatika, burya wicika intege, igihe cyawe kizagira gute, kizagera. Igishoro ngo ni ikintu, ubuzima abanyarwanda babivuga neza. Nizere ko mumeze fresh ku bijyanye n'ubuzima, nizere ko mumeze neza aho muherereye ariho hose, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu Rwanda ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo intara uko ari enye: amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba ndetse n'uburasira bwaryo, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali of course aho nge merereye. By'umwihariko murabizi ko muri kumwe nanjye hano kuri Gospel 250, of course ni Valeur kuri Gospel 250. Tujyana tuganira ku bigiye bitandukanye cyangwa se ibigenda bivugwa by'umwihariko, cyangwa se tukategura topic runaka tukaza kwiganiraho, ariko bifite aho bihuriye n'ubuhanuzi se cyangwa se ijambo ry'Imana, cyangwa se ibintu byose bigenda bitrendinga by'umwihariko bifite aho bihuriye na gospel, ariko tubyatuza no kuba twanatangazamo inkuru zimwe na zimwe cyangwa se ziri breaking ziba ziri kugenda zivugwa ku ma social media cyangwa se ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Nizere ko muri updated kugira ngo mumenye cyangwa se ibivugwa. Uyu munsi nateguye topic cyangwa se turibuze kuganiraho. Murabizi ko sometimes tujya dutegura ibintu bimwe na bimwe kugira ngo tubiganireho, tubigendanemo neza gatanuko. Kandi nizere ko rero muri tayari, we wakoze subscribe ni byiza, ariko nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Yikore nyamuneka, yikore rwose, tubabarire kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, cyangwa ukore no kunzogera ujye uza mu ba mbere bakibona ikiganiro kiba updated, kugira ngo nawe ujye ubaza mu ba mbere bagize bate babonye ikiganiro hakiri kare, kitaragira gute, kitaraba umuranzi. Reka nkoreshe ayo magambo. Nizere ko rero mugiye kugira gute kubikora. Byana byiza burya ukoze share kugira ngo n'abandi bagere bate babashe kuza kukibona. Nizere ko rero mugiye kugira gute kubikora. Narababwiye ngo uru rubuga shiraho nimero zanjye kugira ngo nibura basi muzagere gute muzabashe kumpamagara cyangwa se kunyandikira mumbwira yuko mufite ubuhamya cyangwa se iby'Imana yabakoreye, ushobora kuza kuganiriza abanyarwanda. Ni byiza iki cyangwa se uru rubuga surwaje gusa, nawe ushobora kugira gute, ushobora kugira ibitekerezo cyangwa se ibyo waganira cyangwa se ibyo wabwira abanyarwanda. Twagoreza uru rubuga nawe ukaba wagira iki, wabasha gutanga cyangwa se gutanga ibitekerezo byawe cyangwa se ubuhamya cyangwa se ijambo ry'Imana. Ni byiza rero uru rubuga surwaje gusa, namwe murufiteho ijambo. Nizere yuko muri tayari kugira ngo tugendane tanu kwa tanu cyangwa se tugendane umurongo ku wundi. Uyu munsi rero nateguye kugira ngo cyangwa se nateguye topic tugendane cyangwa se isi n'ibyayo.
iyi ni topic cyangwa se ni content nateguye kugira ngo tuze kwiganiraho tumenye gutandukanya ibihe. Nkunda kubivuga icyo kintu cyane gikunda kubaho cyane, tukitiranya ibihe. Ni byiza rero kugira ngo tugendane gatanu kandi tumenya gutandukanya ibihe n'ibihe byabyo. Iyi content nayiteguye kugira ngo tugira gute duhugurane, tumenye gutandukanya ibihe, ntitukabeho mu kugira gute mu buzima bw'iterabwoba cyangwa se gutera abantu ubwoba. Ni bibi. Sometime hano kuri YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga dukunda kubona abantu bakaza bakadutera ubwoba, bakatubwira ati ibi n'ibi sibyo, tukabona ibi ati oya. Njyewe ndi hano kugira ngo tujye tubwizanya ukuri, tujye tugira ibintu bimwe na bimwe tunenga, tugire n'ibyo dushima. Sindi hano kunenga gusa, ikintu cyiza ndashima, ikintu mbona cyanyacyo ndashima. Ari ibintu mbona yuko bitagize gute biri kuyobya abantu cyangwa se biri mu iterabwoba, ntabwo ngiye ibyo bintu ushobora kugira gute kubishyigikira. Tugomba kubitandukanya bitewe n'ibihe tugezemo n'igihe cyazaza. Kera nibwo twajyaga twumva tukiri abana ngo vision 2020, tukumva ngo vision 2020 tukiri batoya. Murabizi vision 2020 rimwe na rimwe abantu twajyaga tugira amatsiko yo kuzayigeramo. Dishimira umusaza wacu cyangwa se perezida wa repubulika wazanye icyo kintu cya vision 2020. Buri muntu wese akajya yumva ko vision 2020 hari ubuzima bumwe azabamo akanabusimbuka akagera mu bundi kandi bwiza. Tukuva ko igihugu cyacu kizaba hari intambwe nini kizaba cyarateye. Twarabibonye n'ibyo, hari byinshi byakozwe kuva inyuma cyangwa se mu myaka yabaje inyuma jenoside yakorewe abatutsi. Igihugu ko cyari kimeze siko kikimeze, cyagiye cyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Vision 2020 twarayibonye. Ni vision 2020 yari ihatse iki? Yari irimo inyubako zigiye zitandukanye. Twarabibonye, tubona inyubako zitandukanye za convention center, tubona BK Arena, tubona Stade Amahoro, nubwo zagiye ziza nyuma, ariko tugenda tubona ibikorwa bimwe na bimwe bigize bite bimeze neza. Turabibona mu ntara zigiye zitandukanye, imihanda yarubatswe, ibiki bikorwa remezo bigenda biba byinshi. Si ibyo gusa, impamvu mbanzanyemo aka kantu ni ukugira ngo tugende twibukiranye ibihe ubundi imbere byari bimeze biti. Mbese ibihe by'ahazaza bimeze biti ko abantu bamwe bakomeje kubyitiranya bagashaka kubitwara mu buryo butari bwiza cyangwa se mu buryo bw'iterabwoba, by'umwihariko abahanuzi, abakozi b'Imana bakitwikira icyo kintu cyo kubona turi kugenda iterambere riza, tukabaho kugira ngo dutere abaturage ubwoba. Gutera abantu ubwoba ni ko kubabwira ati ibi bintu gutyo kuti sibyo, ati iyi ni antikristo, ati ibi bintu ntabwo ari Imana ibishyigikiye. Ndabigarukaho step by step kugira ngo tugende dusobanukirwa umwanya ku mwanya cyangwa se buri kantu ku kandi, kugira ngo tugende twumva neza yuko ko iki gihe njyewe nemera yuko twenda turi mu bihe bya nyuma. Turabizi ko Yesu Kristo azagira gute, azaza duturuye, turabizi twese sibyo, ariko nta muntu uzi isaha n'igihe azazira. Ndasubira inyuma gato, muribuka mu bihe bya kera muri za 2000 mu bihumbi 2000 no mu myaka kuzamuka, bavuga ngo imperuka igiye kuba abantu bakajya barara hanze bagurishije imitungo yabo. Murabyibuka? Ukagurisha imitungo yawe ukayirya kugira ngo Yesu Kristo naza azasege nibura basi mu byo wari utuze aragize gute wamaze kubirya. Twarabibonye. Kubera iki izo mperuka zitabaye? Twitonde mu bintu byose tubona, ituyobwe n'abantu bitwikirije iki ubuhanuzi. Ahubwo icyo nasaba abanyarwanda cyangwa se abadukurikira hano kuri Gospel 250 ni ukuba turi menge anytime, isaha n'isaha, tukajya dusenga, tukiyegereza Imana no gukora ibyo Imana yifuza. Tugerageze kugira gute kumva ibyo abahanuzi bagira gute baduteramo ubwoba. Nibyo koko turabibona mu mpinduka nyinshi zigiye zitandukanye. Hari ibintu nagiye mbisobanura mu gihe cyatambutse cyangwa se cyitwa cryptocurrency, ndabivuzeho.
bivuzeho igihe kitari gito, ariko ibyo bintu bya cryptocurrency, amafaranga, ama exchange cyangwa se ibintu by'impinduka biri kumeza biza, biragaragara ko mu gihe cyazaza hagiye kuzakora iki, hagiye kuzakora amafaranga agize gute, amafaranga yo mu ma application mu matelefone. Hari ibyitwa Pi network ubu abantu bakomeza kugenda bamayininga, nibyo tugenda tubibona. Abantu bose bategereje ko bizaba launched bakagira gute, bakayora amafaranga. Nibyo ni byiza. Bigendana sinda no kugira ngo mbishishikarize abantu kugira ngo babijyemo. Ibyo biri muri bya bindi ngenda garuko mvuga yuko ibintu byose bigenda bigira gute, bihinduka. Ndabibwiye uburyo ama exchange kera yakorwaga. Sindi bigaruka uyu munsi. Umuntu utarabye icyo kiganiro aza gusura inyuma araza kukireba, yinjire muri channel araza kubona ikiganiro naragikoze. Ama exchange uburyo yagiye ahindagurika, abantu bahana amafaranga, reka mbinyuremo mbisota, abantu bahana amafaranga bahinduka, abandi baza kugira gute, haza kuza ibintu byatangiye abantu badana amafaranga, ugatanga ikintu umuntu akaguha ikindi, ariko nta mafaranga yabayeho, amafaranga ataranaza. Amafaranga aza kuza abaho icyizere cyo kujya duhana amafaranga, sibyo? Nyuma haza kuza icyitwa guhana amafaranga binyuze muri telefone, ama mobile money, tukabibona umuntu akakohereza telefone cyangwa se akakohereza amafaranga binyuze kuri telefone. Message upa amafaranga 100 ngo yaje, uri hehe, uri cyangwa ugundi i Kigali. Haza kuza iby'amakarita bibaho ngo pa amafaranga akajyaza he ku makarita cyangwa se ukajya kubikuza binyuze ku makarita. Tunabona amafaranga agenda he ku mafaranga, amafaranga agenda ku makarita tukajya dukukozaho ku mamodoka tugira gute. Izo ni impinduka z'ibihe. Nababwiye ko vision 2020 hari ibintu twari twiteze. Ni rwo rugero rwiza ndi gutanga. Noneho hari byagezweho kuva mu myaka yabaje. Ni impinduka. Isi yose rero uko imyaka igenda izamuka hagenda havumburwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga yuko se abantu mu nganda bagiye kuzagira gute bazahagarikwa, hakaza iki, hakaza amarobo agakora akazi. Ntitubibona, ntitubyumva. Impinduka zigomba kubaho uko imyaka itambuka. Nibyo pe, ibihe birerekana ko aho tugana ashobora kuba atari heza, sibyo? Ariko tugomba kubaho kubwoba, ahubwo icyo tugomba kubaho buri muntu wese agiriye mparuko, iye beruka yarayigendana. Umuntu wese agiriye mperuka. Dore se nushobora kugenda ugapfa cyangwa ukagira gute, ukaba wagongwa n'imodoka cyangwa moto cyangwa impanuka zari zose ukaba wakitaba Imana. Ntekereza ko imiruka ishobora kuba ari iyo ngiyo kuri wowe bwite. Nibyo rero, ibyo bintu byose bigenda bihindagurika. None natungwe no kubona abantu bamwe bakomeza kugira gute, bakomeza kuza none kubeshya abantu, bakajya ku bikoresho bya electronique, ukawakerekana marike y'ikintu ati iki kintu cyavuye kwa Satani nk'ibyo, ati Apple murazizi, amatelefone abantu batuze ama iPhone cyangwa se marakaboza kakantu kari inyuma kameze nkaho aka Apple nyine, rwa rubuto rumeze nk'urushunye ukuntu kantu kameze gutya. Bibavuze gushuna nuko ndabyumvisha, aho umugabo wagubiye gusa kubivuga bisesengura avuga ngo buriya ngo ruriya ni rya ntuza, ni rwa rubuto Adamu bamushunishije. Murakumva ko kantu Adamu ngo bamushunishije. Ibyo bintu byose ni ibigaragaza ko turi mu buyobe, tubeho twiteguye, turi steady by. Impinduka zizabaho n'ibyo, ariko twese tugomba kubaho buri munsi dusenga, tutiringiye ubuhanuzi bw'abantu. Tutiringiye ubuhanuzi bw'abantu. Hazaza n'ibindi byinshi, ariko bishobora kuzagira gute, kuzaducalenginga n'ibyo, ariko twige kubibamo, kuko ntibizatubuza gute kuguma tubibamo. Nibyo koko ni impinduka z'ibihe, ni iterambere, nibyo reka dukore. Nese kera abantu ko bakoraga amafaranga, ubu abantu bakora mu bifatika, ukagenda ukajya guhinga n'ibyo, ukakora ibi n'ibi, ariko abantu bamwe basigaye bakora bicaye, bahembwa na social media cyangwa se n'ibindi bintu bakora, ariko bicaye ahantu hamwe. Ibyo byose rero waba ushatse kupfobya bivuze yuko ari iki, ari impinduka z'ibihe, kandi tugashaka kubivuga ko ari muri satanike. Nibyo koko bishobora kuba byanababyo, ariko nemera ko ibyo bintu twige kubibamo nk'abarokore, niwe hawo tuzabicikira. Ikiza ni ukubaho dusenga twizeye umwami Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Tuve mu buyobe, tuve mu bugoryi, n'ibindi nge nababwira. Mujye mumbarira, mujye muresha amagambo agiye akakaye rimwe na rimwe kugira ngo tujyanane gatanu ku kata. Iyi ni Gospel 250 cyangwa se kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane, ya Valeur hano kuri Gospel 250. Kora share kugira ngo n'abandi baze kugira gute kukibona, tubane ku kiganiro cyacu kiza gukurikira. Murakoze.